ubu muri aka kanya ubu tuvugana tureka ibintu urusengero rwawe rumaze imyaka ingahe mu Rwanda uruki urusengero rwawe gengera urusengero tangira aho sengera bafunze insengero uti nta rusengero ngira ndavuga rwo ngengera aho nteranira nta rwawe ugira se ngewe nka rwanjye nashinze urwawe nta rwo ugira nashinze nkanjye ntarwo urwo ngewe nashinze urwawe ni uruhe urwanjye naho mbarizwa afite umushumba unyobora ariko urwo ni urwawe uruho ni mu rugo ntago ari iwanyu urwo ni urwande ni urw'umushumba ni urw'umushumba kuki barufunze mukaba mwarakaye mwumva ari urw'umushumba kandi ukumbaza ni urw'umushumba cyangwa ni urwanyu uretse nkubaza ibyo gitoya uretse nkubaza ibyo gitoya ufite ababyeyi yego cyangwa erega nawe urambaza nka none se usanze ababyeyi babafungiye wanezerwa bafungiye ababyeyi babafungira iki babakuyeho baba babafungiye iki bakoze amakosa oya ndashaka iyo batuye mu gishanga Yes, reka ngusuze kandi mwifurize ibihe byiza wo kuri chaîne ya Annette Murava n'umuhungu we. Abantu barakumbuye Annette Murava na Gafaranga baragarutse ndetse barongera baragarutse ntago bazongera kugenda byo Gafaranga yambwiye kubera Imana. Umeze neza Annette? Meze neza. Biragenda? Biragenda. Ijwi kuri gabanyije se? Ntago mba ndigabanyije. Simbizi biragenda bizi urumva iyo mbashije gutya gusa nagusubiza gute ntago navuga ngo meze neza ni meze neza mu rugo muraho turashima Imana murashima Yesu byanyabyo cyane ndashima Imana pe nari nagize ubwoba bw'iki cyanje vraiment ndashima Imana urashima Imana kubera yuko nyine hajemo ibibazo urumva hari umuntu ufite ubwoba avuga ati se mwuka byaramwe umuryango urasenyutse bari kugurisha ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu mpereye aho ngaho yega niwe mutima w'urugo kereke wenda biterwa n'icyo umuntu yita umuryango okay bisho umeze neza turashima Imana biragenda urebeye muri rusange ariko ntago ari neza kubera icyo atari neza umugore wahise arakara oya sindaka kandi ndimo ndakureba ijambo ryiza avuze uravuze ngo umuryango gusenyuka aravuga ngo byaterwa no kugenda neza mba mvuze iyo uri umugabo ukavuga ngo ntibigenda neza abantu babundi akenshi umugabo mugenzi we arebera mu bice bibiri arebera mu buryo bw'umuryango uburyo ubanye n'abana n'umugore ubundi akahita areba no mu buryo bwa business rero bivuga ngo mu buryo bujyanye na business njye nk'umugabo nkanjye nka Zakari uburyo na planningaga business zanjye ntago zirimo ziragenda uko mbyifuza kandi atari ko ntateguye neza ubwo kuba ari gukora business cyane cyane z'ubucuruzi kugira ngo turi kubihuriramo urimo urasanga inzu dukoramo ziri hejuru ugasanga ibicuruzwa biri hejuru ariko ugasanga ababigura igiciro cyabo kiri hasi ubushobozi bwo kugura ntabwo ari bwinshi uza n'urugero reka mbivuge gutya amakoti niyo mpamvu ntaryo wambaye se aho ku isimbo ugomba kuryambara ibi ni ibintu biza kugira ngo ibitekerezo bize Ane ngo ashyiramo ikoti dusipoze n'urugero nka sebe si ukuvuga ko batambera abakiriya ariko burya nk'umuntu njye ko mpura nabo baza kunsuhuza baraninjira nk'umuntu ukora mu umusekirite umumotari kandi abantu bagira amafaranga ariko ibaze ko uwo muntu kuza kugura iwanjye ubona agura ikintu kimubereye ariko yamara no kujya ahubwo ati mfite agahinda atwaye ikoti agahinda ufite n'akiki iri kote ryawe ndiguze imishahara 3 urumva afata wa muntu nimba ikositimu nta nubwo uvuga ngo ni mesha none se yakubwira ngo mpembwa 60 kandi wenda ugasanga ikote rya makiri ribuve wanjye ni 150 cyangwa 120 ku musekirite urumva ari imishahara ingahe urumva ari ameza angahe ku musekirite ni ahembwa 60 ari buguri ikote 180 cyangwa ari bugure 200 ameza 3 urumva deja bya bintu ducuruza kandi urebye ntago mvuze ko dukennye ariko nubwo turi ku rwego rwose twese rwo hejuru urumva ubusanga abakiriya ari bake utekereza nk'iki gikorwa cyane n'ahanga mu Rwanda niki kigurwa cyane kigurwa cyane se mu Rwanda ni imirire ariko hari igihe nanone ikindi kintu ibyo kunywa ariko hari ikindi kintu nanone naje gusanga abonye amafaranga burarirwa yungutse yego mu mezi 6 ya mbere yego
ariko naje gusanga biriya wakwicururije inzoga bisaba umurongo wagize ngo ugiye urabona hari iwawe uzagurisha igice cy'inyuma wagurisha inzoga hanyuma se ugize ngo ubwo biroroha uzi kugira akabari gushinga akabari kakemezwa bakaguha ibyangombwa Murava ntiyabyemera ahubwo kitayakabera mara ngo Murava ntiyakwemera ko mushinga akabari Murava wakwemera ko mushinga akabari we tubwiza ukuri wakwemera ko mushinga business y'akabari tubwiza ukuri ukuri kose barambwiye ntabwo ari kwiza kukuvuga ngo wakuvuga ntacyo navuga nimwakora business y'akabari twakora business business zakorwa ariko ibigendanye n'ibyo mbashije business icuruza ibyo kunywa bashobora kurebera hamwe nk'umuryango bakarebera hamwe business none se Annette mu bintu mucuruza havagamo imyambaro y'abadamu mbere sizire kibamo irimo nta tumini tubamo kandi ntazo wambara hari amakanzu hari ukuvuga ngo hari kanzu ushobora kureshya gutya ishobora no kuzikambarwa n'ureshya gutyo mu by'ukuri ntabwo ugura ngo uteganya ngo wenda ngiyi n'imini uteganya buri bantu bose imireshyere yabo tuvuga uti mu isoko hari udukanzu tugezweho erega nawe bizi neza ko n'ukigura kigera hano ntawe uzakigura oya hari n'ibigera ku birenge hari umuntu ushobora kuzagahitamo kwambara ibigeraho hari n'ushobora kuzagahitamo kwambara igera ari n'uza akambara ibireshya nicyo kimwe no gucuruza ibyo kunywa rero mu kabari ntabwo harimo ibyo bisa ntabwo harimo inzoga gusa harimo na za fanta dore na ji umaze kuyinywa nazo ziba zirimo kandi hano hari n'icyo bitwaye nyine kirahari ni business hari icyo bitwaye sibyo oya nta muntu ngiye hano mba ngiye kubleminga for ibyo yahisemo sibyo business yiwe yakoze afite impamvu yayitekereje natwe rero bitewe n'impamvu hari ibyo dushobora kwicara tugatekereza twaba turakora iyi business yego murakoze oya ntabwo usoje uranshimiye se udasoje musoreze iki mukoze business irimo ibyo kunywa bitandukanye we ntubinywe ukabicururiza abandi kubinywaho simbinywa oya kubinywa ntubinywa nyine ukabicuruza abandi bakabinywa hari icyo byaba bigutwaye wowe byaba bikintwaye ubwo wenda gareka nkubwize ukuri njye ntabwo numva nyine nabikora ku giti cyanjye ariko ni njyewe ariko nk'uko nakomeje kubivuga nubwo ndi kuvuga gutyo burya iyo famiye turi kuvuga ko twakora business reka turebe dushobora guteganya gukora business uko tubishatse gusa ibinyobwa byose ntabwo ari bisindisha ushobora no gutegura gukora ahantu hari ibintu by'ibinyobwa kandi hatarimo bidasindisha none se ugize umugisha byita umugisha hakagira uruganda runaka ruguhamagara nka kurambonye twabonye Skol imuhamagara bati twamamarize namamaze wamamaza ibyo kunywa bacuruza ikihe nyine baguhitisha none se urumva ntafite chance yo guhitamo nyine baramutse bavuze bati twebwe turi uruganda runaka twenga inzoga n'ibinyobwa bidasembuye uratwamamariza kimwe muri byo ni ukuvuga ngo ubwo naba mfite amahirwe yo guhitamo nahitamo nyine icyo ngewe ndi bwamamaze ngewe nimba ntakora ariko kidasembuye wacyamamaza cyo nta kibazo kidasembuye nta kibazo ariko gikorwa n'uruganda rwenga inzoga kidasembuye ibyo nta kibazo ni nko kwa Shitani baba bafite nk'ishami ricuruza Bibiliya ukaryamamariza oya si kimwe se ntabwo ari byo ntabwo ari kimwe kuko aho ngaho ntabwo ari kwa Shitani oya no ni urugero nguhaye urwo rugero ndumva atari byo oya gute se ni urugero nguhaye ni nk'uko hari abantu inzoga ntizemewe muri wowe ntunazinywa sibyo ntabwo nzinywa ni icyaha ntabwo nzinywa none abantu bakora ibyaha ntabwo nzinywa abana ntabwo ntagusubije ntabwo nzinywa ntabwo zinywa ariko inzoga ni icyaha ntabwo nzinywa kubera ko atari ku isi imbere kandi ikomeye nkomeze cyangwa ko mukomezeho uyu wa frindi rero ko nta kibazo mfite inzoga ni icyaha cyangwa se icyaha inzoga ngewe ntabwo nzinywa kandi kutazinywa ni umwanzuro wanjye nafashe oya nabazaga niba inzoga atari icyaha cyangwa ari icyaha hari aho hari abo bihindukira icyaha bitewe oya ni kuri Annette Murava ndi kubaza twicaranye ku giti cyanjye ikintu numva ntafata ubwo ntabwo kiba ari cyiza kuri njye kandi ikintu cyose kitari cyiza ntigisobanuye ko ari icyaha kimwe n'uko nakita icyaha uwo ni umwanzuro wanjye nafashe igisubizo ko ari kigufi ni ukuvuga ngo inzoga ni icyaha cyangwa se icyaha inzoga kuri njyewe ntabwo ari nziza kuri njye
ese umva ikibazo ko kibaza kera twiga mu kinyarwanda hari ibintu twagiraga bakakubaha nk'umwandiko mukawusoma noneho hakaba ibibazo bakubaza ku mwandiko usubizaga ni nk'uko oya ubwo rero niyo mpamvu wizeye bya finance byarangiye wigiriye mu mafaranga ntabwo wari kubishobora ni ukuvuga ngo niba nakubaza niba inzoga ari icyaha cyangwa atari icyaha nanjye ngusubiza uburyo njye numva inzoga atari nziza kuri njye nafashe n'umwanzuro wo kutayinywa oya ntabwo uri kubaza niba utazinywa ese Annette Murava umukozi w'Imana inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha inzoga ntabwo ari nziza kuri njyewe murakoze Bisho inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha hari ikintu ibaza ko nkeneye igisubizo kivuga ngo yego cyangwa hoya inzoga ubwayo ku giti cyayo si icyaha inzoga ntabwo ari iki ubundi inzoga oya nyine bivuga inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha ntabwo ari icyaha inzoga si icyaha wayinywa bo nyikeneye wayinywa nyikeneye kandi uri bishop nyikeneye kandi uri bishop yego kuko impamvu mbyemera gutya erega ndabivuga gutya ayikeneye impamvu mbivuga wavuga ari umuyisilamu umwe nawe yavuga nk'ikijumba kikunitse gwate wahita uyigotomera hari indwara muri aka kanya warwara bakahita bakagushyira ku nzoga ati kubera rukore yabaye nkeya mu mubiri wawe unywa akayoga uranywa inzoga kandi ngewe tuvugisha ukuri ntabwo najya kubwira umurokore uri hano ngo uwo bayibwiyeho gutyo bitewe n'umuti wayo uko n'ibinini tunywa dufite imiti tunywa byitwa amadroge ubundi iva mu rumogi kandi abantu bakayinywa ubundi ikintu cyanaje gusanga nicyo mvuze inzoga iri ukwayo ntabwo iba yabaye icyaha kuko iyo tugiye n'ubundi mu bintu bijyanye hari igihe tujya dufata fata tukayihindura kariya abarokore tugafata payinapa tukazihindura iz'abarokore ariko iyo winjiye mu ijambo ry'Imana neza usanga n'umuceri igihe wawuriye ugakabya nabyo bigize icyaha wangiza umubiri wawe n'umugore mwashakanye bawemereye ko mukora ibyo mukora ariko hari aho usomye Bibiliya neza hari aho bigera bigahinduka icyaha bivuga ngo rero ibi bintu abantu iyo turi kubisobanukirwa cyangwa turi kubisobanura hari igihe dushyiramo amarangamutima y'idini cyangwa yo kugira ngo twikuriraho abantu bice bimwe na bimwe ibindi inzoga burya ngewe nemeza ndavuga nkanjye ngewe nihindura icyaha igihe uwayinyweye yamunaniye kuyikontorora igihe umuntu yataye ibitekerezo byo bisanzwe bari gukora iby'inzoga yego aho ngiye nemeza ko inzoga yakubanye icyaha yego ariko igihe Sabe ariye ibiryo bye sinje kwamamaza inzoga hatagira umuntu ubyumva nabi igihe ariko wabashishikariza kunywa nkeya kunywa mu rugero ni urugero muri aka kanya tujye tureka kubeshya namaye n'ako kazi leta navuga kunywa inzoga mu rugero ni byiza kubona umukobwa wasinze mu muhanda ni bibi kubona umusore wasinze cyangwa umusore wasinze mu muhanda ni bibi kubona umugabo wasinze agataha arwana atarwanaga ni bibi ariko ku muntu wamaze kurya ibiryo bye akaba yakarenzaho ngiye ntabwo ngiye ndi umucamanza erega n'ubundi abarokore mwebwe mukita kave ntabwo ari inzoga sibyo ane akave ko wakanywa ari akave oya ariko nyine kabaye ko ngako ko ntaribi njyewe ntabwo nyine ari akawayini wenda ndavuga akawayini iyo wayini ntayo mfata ariko nk'uko nabivuze njye ntabwo ndi kuri kujajinga vrema ndi kwivugira ku giti cyanjye kuba ntabifata n'umwanzuro wanjye vrema numva ntacyo bintwaye kunywa ji rwose numva ntacyo bintwaye ko ariko nta n'abandi mfite ukuntu ngo mfata ngo mu buryo bubi ngo ni uko ngo banywa ngo iyo vengo cyangwa wayini none se Bishop aramutse agufatiye uwo mwanzuro akubwira ati rero oya ku meza ugomba kukantegurira kandi ni umugabo kandi mutegetswe kugandukira abagabo byamera bite antegetse kubimutegurira yego antegetse kubimutegurira ntabwo ari ukugutegeka akubwiye ati nyine yumva ku meza agomba kurya ati rero umugore mwiza ati nari nkeneye akarahuri gatoya k'urwagwa gato uze kugategura ku meza ari umugabo tubana nimara kurya ndashaka kukarenzaho umugabo tubana cyane oya ni umugabo wawe apana umugabo mubana kuko ni umugabo wawe nyine ndi kubivuga ubwo twageze muri cadre yo kuvuga ngo ni umugabo wawe agusabye icyo ari bo mu by'ukuri ntiwamusuzugura oya ntabwo wamusuzugura ariko uri kumbaza asuye hari undi se ufite numva ko afite umugabo umwe n'umwana umwe uyu wamaze harya mu bintu yagusubije yakubwiye ko ayikeneye yayinywa cyane
ubwo wenda icyo gihe yaba ari in need of that. Erega apana ubwo wenda kuko yabwiye ati nyikeneye nayinywa. Nawe aramutse avuze ati wowe kabyara wenda gukunda urabizi. Nkeneye gake ugategure ku meza akawa. Oya sina n'impamvu yo ubwo rero abaye ari bwongereho ngo ndagukunda urabizi. Ubwo yaba ari impamvu wenda atakabaye ari bukora ibyo. Arebaye ari amagambo yo kongeraho ngo nubwo ngukunda ariko ngiye kunywa ibyo. Ubwo deja biba ari mata netekereza ko ari y'umuryango dan kurushaho. Nukuvuga ngo ariko ari umuntu nzi ko asanzwe nta kibazo ashobora kunywa bia. Ubwo nyine yayinywa ntabwo namubangamira ariko ntabwo ayinywa. Ubwo icyo gihe wenda namenya uko bigenze. Ariko wayitegura ntiwamusuzugura. Ariko nabanza vraiment wenda nkamenya impamvu kuko ariko wabanza ukayitegura ntumusuzugure. Erega none si icyo gihe wenda umuntu ari kugusaba kugutegurira ibiryo wenda biba bitarashya mukiri muri mukibiganira. Wenda ushobora kumubaza Annette ya umunyapolitike mwiza ko urashaka ugenze bite. Akubwiye ati wowe uze kugategura ari kuri telefone agahita yigira mu modoka agafata umuhanda uza mu rugo. None se n'ubundi yabazi ko ako ntaribona kabone by the way ubwo n'ubundi kwa kesaswa nge ntago nabanzi ngo icyumvikana wakamutegura. Urumva deja urumva ko ibiganiro biri buze kubamo. Ariko kugategura ntacyo bitwaye. Bigitwaye nka uyigurirwa mu kabari kandi biba byanditseho. Urumva ibyo byose kuko ntabisobanukira urumva habamo umwanya wo kuganira. Muri uko kuganira namenyeramo impamvu. Gafara wakuze bakwigisha ngo mu itorero cyangwa mu rusengero. Banyigisha ibijyanye n'inzoga. Nakuze batwigisha ko inzoga ari mbi ariko ibintu banyigishije byo ni byinshi nta nubwo banavuga ku nzoga. Ku nzoga bakuze bambwira ko ari mbi. Rimwe na rimwe iyo babaga bagiye kwirefera bireferaga kubo zananiye no kuzimanaginga mu cyaro batagize icyo bageraho. Ariko kugeza Kigali bigenda bihinduka. Ukumva ndetse rimwe na rimwe bari kutwigisha inzoga ubusanga amahame y'Imana yabuze ahubwo bari kukwereka ko ushobora kutagera ku kintu runaka kandi igihe cyose bari kwirefera birefera ku bataragize icyo bageraho. Ariko hari uwigeze no kubiririmba aravuga ngo hari n'abatazinywa batagize icyo bageraho. Ubwo baba barazize iki? Ubwo nyine nicyo kibazo. Ubwo urumva iyo ugenda ukura unanasenga ubaze undi nimba ari cyo namaze kubona kureka ikintu kubera ko ari icyaha gusa ukumva urakiretse. Ushaka gusanga warifungiranye ahantu utazi ubundi ugomba kureka ikintu wamenye kumenya amahame y'Imana n'ayawe. Niki gushaka kuko no muri cyo namaze kubona ntago abantu bose bahamagawe kimwe. Ntago abantu bose bahamagawe kimwe. Utuvugana hari abantu bahamagawe ku buryo umupfumuye amatwi. Usenga kwerekwa byamunanira, guhanura byamunanira, kuririmba byamunanira. Itakongera kumuvugiramo. Ku buryo nyine we ikirere yamaze kuremana ne burya ikintu namaze. Umuntu umugore wawe aratoboye. Urumva ikintu Imana yamaze kurema. Hari ikintu bita igihango sabe. Wagiranye n'Imana ikunda igihango. Ari no mpamvu muri ruvango mujye muguma uko mwahamagawe. Ndabyibuka ni mu bantu bamaze kujya muri kiliziya icuro nyinshi ariko ari ugutabara nk'umuntu wagize ibyago. Icuro nagiye gusenga muri Gatolika nimwe ari umuntu wanjyanye. Ariko ikintu nabakundiye wumva ukuntu nge mba ntangaje n'ukuntu kuri kiliziya ku marembo ndavuga iyi wacu cyangugo hari umuntu wari ufite ibikamba by'itabi abicuruza basohokaga yaba ari n'akabari ibyo ngibyo zeboya basohokaga ese ndi umugatolika mbaza tese bigenda bi habaga twego muva mu misa padiri akabwira ati se twaciye kwa Zakari tukica inyota hako uri abakristo gatolika twego turabana beza akabwira ati se twashatse uburyo cyo ukabari badushyirire ikirayi n'aka brochette tunywa agacupa kamwe twi hanyuma turaza kujya mu masengesho nimugoroba ubona hari ikibazo biduteye yego ane nari naguhemukira oya hari umupadiri wari naguhemukira se yampemukira duhure arabampemukira ngajye wabungirira nabi se kubera iki ntago byago inzoga hari ikibazo ziteye ndewe rega nkuko nakomeje kuba wenyine dufata urugero hari ikibazo mu gihe zitagize icyo kigutera no kuri ubwo oya nako ariko ufite inshuti nyinshi z'abagatolika inshuti nyinshi mujye mugirana ibibazo se oya none kandi banywa inzoga nta bibazo ngirana nabo ko ntazi kandi banywa inzoga kandi nanjye sinzi mu by'ukuri itorero cyangwa idini ibyo ryigisha ntabwo byakagombye kuba bidutandukanye ubundi nta no amahitamo ya Annette gutya yatobaye amatwi akaba ari abarakora batabyemera no kuba agafaranga ari gutya agira imisatsi bavuga ko yadefirije kandi ari umurokore no kuba
Annette yakwambara yasokoza imisatsi gutya hari bandi bantu batabyemera ibyo ntibikwiye kudutandukanye njye nicyo naringaniye hanyuma rero Annette nk'umurokore uyu munsi hari insengero zigera mu 5,000 zafunzwe kandi ubwo Imana ngo yararakaye ese wowe ntiwarakaye Imana yararakaye si insengero z'Imana ubundi urusengero n'iz'Imana cyangwa se iz'Imana uko nizera njyewe umubiri wanjye ni urusengero ndavuga ngendeye ku cyanditswe ubundi nakabaye ndi urusengero kubera ko njyewe itorero njyewe icyo nemera itorero ni Kristo niwe torero nk'uko twari tubivuze ibindi ni amadini itorero ni Kristo rero noneho ubu ngiye kugera ku marangamutima y'Imana ukuntu imeze muri aka kanya aho ngaho ndaba ngiye kubyica kubera ko hagati aho ntabwo yambwiye neza uko iri kubyumva iki kintu cyabaye cyakora njye ukomeye buriya kuriya kuntu nyine nabibonye n'ejo bundi mperutse kubivugaho mu by'ukuri uko nabivuze ibi bigendanye no gufungwa kw'insengero ngiye nkunda kubivuga ni urusengero ni ahantu twateraniraga wenda twajya guterana ariko nanone ntibidukureho wa mutima bwa busabane twagiranaga n'Imana Imana nibishima nyine cyangwa nabo bakabitekereza ubitewe kandi nabwo hari impamvu babikoze nibabona wenda hari icyagiye mu murongo bakumva bazifungura nyine wowe wanyawe n'Imana nyine wowe urababaye urishimye nta kibazo ni ibintu bitatu hari ukuntu ureba ibintu ukavuga uti birambabaje urusengero rw'Imana irahaza kuturakarira itorero riri kuri Kristo uwarizeye Kristo ubundi ntago wakabaye uhungabanye ndi netre muri iki kintu uri netre muri iki kintu impamvu ariko no gutekerezo yawe nibihe muri iki kiganiro kuri netre ibitekerezo byanjye oya kuri iki oya bareka mvuge kuri iki icyo mvuze aha ngaha ntago ndi bujye kuvuga ngo ndababaye ntabwo ndi bujye kuvuga ngo ndishimye naho ngaho nashakaga kuvuga ariko Imana irarakaye oyo nimba yabikubwiye njyewe ntabwo irazanga imbwira tubona ndarakaye kandi nese niba baravuga ko urusengero ari urw'Imana banabwira abakristo ati mwitange twubaka urusengero rw'Imana inzu y'Imana mu by'ukuri niko umukristo yabwiwe barwubaka bari kubaka iki urusengero rw'Imana ni nako yabwiwe niko yarukuriyemo hanyuma yabonye police cyangwa se leta ishyiraho ingufuri bavuga ko bitemewe ubwo umukristo arishimye cyangwa arababaye ubundi ubwo umukristo aho ni hamwe niba umukristo utishimye Imana irabyishimiye wewe buretse gatoya ndi kubaza Annette oya njyewe icyo kuvuga ngo hari n'igihe ushobora guca mu bintu babaye kandi Imana igakomeza ikaba Imana icyo cyo njyewe rwose ngisobanuye nta igihe cyose uri kurira Imana ishobora kuba yababaye yuko uri kurira ariko nongere mbisubiremo n'ukuri njyewe ahubwo hari igihe mbona dushobora kuba turi kwicwa nuko tutari kumenya ukuri none se ukuri njyewe nizera Kristo nizera ko ariho itorero riri ni kuri Kristo none iryo torero nimba wowe muri wowe utarizeye Kristo ngo ugendane ni ukuri ngende kuvugisha ukuri ntabwo mungabanye wenda cyane nyine byo nubwo nkunda guterana ariko uwo nizeye yatuma numva nakomeza kugirana nawe ubusabane first ndasaba abo dushobora kuba twababigisha kugira ngo naranabivuze duhere ku nyigisho zikwiriye aho kugira ngo duhere ku zidakwiriye ziri butume hashobora kubamo abantu bahungabana kuko bumvaga ko kunezerwa kwabo kuri we ari uko twicaye mu rusengero duhere ku nyigisho zikwiriye ziri butume n'igihe hafunzwe insengero umukristo ari bukomeza agakomera akavuga ati ndi umukristo nzahora ndiwe nubwo n'insengero none se Anne umuntu yafunga inzu y'Imana bigashoboka ubu nafata ingufuri ngafunga inzu y'Imana bigashoboka inzu y'Imana bigashoboka ubundi ubu biragoye ko naza nkagufata we nkagufunga kuko nge icyo ni ntabwo genda inzu y'Imana ndavuga iziriya bitunze z'Imana byashoboka ko genda ifunga inzu y'Imana deja uriya bari inzu iri physical tureba so byashoboka gufunga mu by'ukuri si inzu y'Imana iri physique inzu y'Imana ni wowe uko ubigira muri wowe ukagenda ukicara hariya iriya ni inzu ntago ari inzu y'Imana iriya ni inzu yitiriwe reka ariko tubyita sibyo uki batajya babivuga se mu gukora fundraising ko tugiye kubaka inzu yitiriwe oya siko bavuga hari aho babivuga okay reka wenda si hose we ngo yitiriwe Imana bavuga ko ari inzu y'Imana bavuga ngo yitiriwe izina ry'Imana iyo twinjiye ku gatute baravuga ati mujye mugira ubwoba hano nahera hano nahera
ahera rero mfashe ingufuri ndahafunze birashoboka ako se ufunga ahera gute kandi hafunze nyine aharenga 5,000 agera mu 5,000 navuze ngo wowe wicaye aho ngaho ubu uriwe nimba wumva uri urusengero ane ngende gushingireka ku byo bintu muvuga mu rusengero njyewe Nze nturi umukristo ndi umukristo babivuga ucecetse gusubiza njye n'inzu yitiriwe izina ry'Imana ni inzu yitiriwe ni kuvuga se uvuga ko ugiye ku nzu yitiriwe inzu we ni kuvuga bisho inzu z'Imana rero mwazifunze ntago nazifunze ahubwo bahafunze ariko ntago ari njye wahafunze nturi umunyarwanda se ndi umunyarwanda ariko ntago ndi umunyarwanda wafashe icyemezo cyo kuzifunga icyemezo kiba cyafashwe mu izina ry'abanyarwanda ni kubw'ineza y'umunyarwanda ariko neza ni urugero ariko neza ni kubw'ineza yawe ari ineza yanjye so hari ibintu tujye twemeranywaho nanone kubw'uko naba nshaka ikintu si ngombwa kuba ntari we muwo ndiwe icyemezo cyo kuzifunga ntago ari icyanjye kuko iyo nkikigisha none se oya urumva leta yashyiraho gahunda y'umuganda ikabaza buri muturage ngo ejo duzakora umuganda niyo mpamvu rero kuko ntabajijwe atari buze ubwo urumva ngewe ndidekaraye kuko ntabibajijwe kuba zafunzwa byakiriye ute ndazakiriye mu buryo bubiri ngiye kuvuga bino bintu ndaza kuvuga shaka kugira ngo mu bice bibiri hatagira wenda ikinyumva nabi ndavuga ku gice cy'abazifunze mvuge no ku gice cy'abazifungiwe kuko ikintu cya mbere turabanza turebere hamwe insengero zimaze iki mbere yuko n'ubundi zifungwa zakoraga iki cyangwa se zari zimaze iki mu gihugu cya mbere nimba mu gihugu tutuyemo hari icyo bita bano bantu bita ngo ni abatinganyi cyangwa bano bantu babana bahuje ibitsina bamaze iminsi rero abantu bari kurwanira uburenganzira bwabo ni ukwemerwa nabo bakagira uburenganzira tuwiyumvemo tubisanzuremo kandi koko tukanahabwa ko utagomba no kumuvuga nabi ari umuntu nk'abandi. Hari wabikubwiye se? Hari wabikubwiye ngo ntubavuge nabi? Ariko of course turaya. Hari wabikubwiye? Tunavugana. Itegeko se ribavugaho? Tunavugana barakubwira ko ari abantu nk'abandi. Hari imiryango yabo ariko turabireba. No icyambere ni abantu. Ariko nta tegeko ribavugaho. Ariko amanama bavuga bakavuga ko ari abantu. Barizira hari leta genda avuga ikintu kireba leta kuko insengero zafunzwe na leta ariko nayo bavuga leta bavuzeho hehe bakari abantu leta nta hantu yabavuze vuga ko atari abantu leta nta hantu yabavuze we n'abantu leta se yabavugaho none se muri akanya hari itegeko rya tuvugana nta hari itegeko rirenga nizera neza nashidikanya kuko ze kuriya muntu hari amategeko yaguhana kuko ni umuntu we ni umuntu ariko ntago baguhana kubera ko wakoze ku mutinganyi ni umuntu ni umuntu urakoze nta muntu ugomba guhohoterwa ariyo mpamvu gihe cyo nashaka kuvuga rero twakabaye tureba wenda insengero zari zimaze iki cyangwa zimariye icy'abanyarwanda icyo wasanga ari icyo zimariye abanyarwanda cyangwa se hari icyo kuko hari ikintu cyiza batirengagije bari kubivuga neza bari kuvuga yuko insengero zo kuko zidafite icyo zimaze bafunga zose bafunga guhera kuri kwa Masasu Gitwaza n'abandi uhereye yose na hano uhereye aho batahujuje ibisabwa uretse gato aho niho ndibuze neza guhereye ahantu hujuje ibisabwa kandi bari gufunga tujuje ibisabwa ndi kubyumva ndazo z'Imana zitujuje ibisabwa nizo bari gufunga ku bisabwa niho nindaga kugana kubera yuko bemeye ko hari izigumaho bivuge yuko hari agaciro k'isengero kubera ko bemeye ko hari izigumaho hari agaciro k'isengero icyo kintu rero cyemeza ko hari agaciro k'isengero niko kirahita kitwinjiza ko hari isengero zitari zifite ibyangombwa byuzuye harimo amatuwarete numvishije y'abafite ubumuga harimo murinda nkuba harimo gukorera isuku harimo n'ibintu bigiye bitandukanye harimo parikingi ihagije harimo kuba hari iziri mu miturire wenda ziri mu ngo cyane ibyo rero ni urugero nge umbajije nkanjye nk'agafaranga nagusobanuriramo ko harimo nk'icyo nakita nk'imbaraga z'umurengera ku idini cyangwa ku itorero impamvu ya mbere dusipoze ubu dufite ahantu hari imihanda y'ibitaka kandi haba mukuru w'igihugu aragenda akavuga ati nzabaha umuhanda 2025 nzabaha umuhanda turi 2024 wa muhanda hari ibitaba byuzuye nta marigora bafite oya uri mugiye kugereranya utagereranye kagafara aho sindi bubyemera uzi impamvu nyine banza impamvu ni ibikorwa remezo oya usengero si igikorwa remezo utubatse urusengero haraza kuvuga ngo rwubake urakoze rero urusengero ruri private ziri mu bitekerezo by'abantu bafunze izari ziriho ari ugufunura urugero bashaka kuvuga ati guhera uyu munsi gutanga icyangombwa cy'urusengero tugiye kujya dushingira kuri ibi nibi utabyujuje
ntabwo turi bwongere kumuha icyangombwa cy'urusengero, ariko reka tugende no ku bandi bari bamaze imyaka irenga veni bazifite. Ndavuga nkanjye ariko wumve ndiye n'ubundi niwe werega turi kuvugana nta wundi guhera muri aka kanya. Ba bandi bari bazifite ndetse ko ari guseka dutanze amezi. Urwa rurafunze ne cyangwa rurafunguye? Njyewe ni ngendo urusengero. Uyu rwawe rya yanzu y'Imana yawe. Urusengero. Uru rusengero turi kuvugana. Ubu wisengeramo? Njyewe ndi urusengero ngenda gendera mu twagusengeramo se. Ndahombye kuba kitari bujye kwisimba iki kiganiro. Ubu twagusengeramo? Wansengeramo se. Uvuze ko urusengero urwawe ariko rurafunze. Urusengero shingiye ku byanditswe. Urwawe ntirufunze? Mfunze nte. Nje ntabwo mfunze nte. Ubu uri mu iteraniro? Ego ko bikomeye n'ijuru n'abera ndanezerewe cyane. Twagiye ngaho komeza. Urumva bakavuga ati wenda guhera ubu ngubu babandi bagiye kujya bafungura bushya ibyangombwa nibi kugira ngo ubashe guhabwa ibyangombwa mu gihugu byo gufungura na babandi mwari mwarafunguye tubahaye igihe runaka mube kuko impamvu yutanze igihe bya bintu uri gusaba bituzuye kadushyire muri logique bya bintu bikeneye amafaranga uri gusaba umurinda nkuba oya buretse uri gusaba umurinda nkuba uri gusaba toilette uri gusaba ko hanze hajya amapave ukumva bidakwiriye se uretse tumine tubivugane birakwiriye ntibikwiriye bya bintu birakwiriye yego ariko noneho babantu support bakeneye ni yihe kuko kugira ngo n'urugero tuvuge itorero rigira umuyobozi siko bimeze kandi umuyobozi kugira ngo ikintu kibashe kugera ubuyobozi bwe intego yihaye ibashe kugera kure niko ahura nabo bayoborana cyangwa se n'abaturage bakaganira imigo n'imigambi bakagera ku kintu yego noneho muri aka kanya babana ahantu bahuriraga ubasabye ikintu bakora kandi cya kintu kiva mu mihurire kuba bahuye niho bakora ubushobozi yego ha hantu urahafuza rero icyo leta isaba dore ikintu leta isaba leta ikisaba ubundi nta muntu utemerewe gushinga urusengero upfa kuba ubifitiye ubushobozi sibyo none urushinze nta bushobozi ufite leta irimo irakubwira iti ibintu wubatse hano ntabwo bijyanye leta ubwo iri mu ikosa buretse nkubaze leta iri mu ikosa nyine utarama ndakubajije isumbaza biragenda gute buretse impamvu genda nkubaza cyo nyine leta iri mu ikosa duhere ku matorero duhere no ku gihugu tubivange duhere no ku miryango ni ikihe kintu kigeraho kigera kitahereye ku gisa ni ikihe kintu kiza kigakora kiyubatse urusengero impamvu rufungwa bitandukanye no kuba wakubaka inzu yawe yo kubamo sibyo wemera ko bitandukanye inzu yawe yo kubamo ntabwo ari ikintu gihuza abantu benshi ni wawe ukubaka mu bushobozi bwawe ariko wowe wubatse ikintu uzahurizamo abantu leta nk'umuntu leta nka institution ndakanyite nka institution ireberera buri muturage w'igihugu iyo irimo irabona ko icyo kintu wubatse gishobora kubangamira ubuzima bw'umuturage wacyo kuki itagira ibyifunga ibindi kabirekura ahubwo reka nicyo cyo nakubwiye sinzi nimba wanyumvishije none se koko turebeye hamwe n'urugero hari ukuntu tujya twumva imodoka ica muri kaburimbo itubwira ngo kuri 31 z'ukwezi zinezi ntazagire umuntu uzirenza adatanze umusoro n'amahoro yego uzazirenza na amande urumva deja kwibutsa umuntu ikintu azakora ariko udashyizeho gufunga nabyo nemera ko bishobora gukemura ikintu niyo mpamvu njye mvuga ngo mu myizerere yanjye no mu bushobozi bwanjye nizera ko ibyo bari gusaba amatorero njye nemeza ko hari amadini yari gufungwa wenda tugende kuko ntabwo bafunga idini bafunga insengero wenda tuvuge ku muntu wabuze toilette n'umuntu wabuze umurinda nkuba numva uwo muntu umuganirije akabikora kuko ndatekereza ntabwo mvuze ngo tubeho bw'amahirwe ariko urusengero rumaze imyaka 15 yego rukora kuko muri bino nta muntu uzi oya kuba rumaze urusengero rumaze imyaka 15 rukora ariko wakoraga nta nzu ubona zisenywa hano i Kigali zimaze imyaka ingahe zubatse ndabyemera ariko se rwa rusengero uhaye umuntu amezi 2 yo kuba yujuje bya bisabwa hatabayeho mu gihe muri icyo gihe utanze cy'amezi 2 hagize umuntu hapfira cyangwa akagira ingo bikubitabana kugira ngo umudendezo ntubambwiye ko tureba ku kintu kirebera turi kureba ku nyungu z'abaturage nizo leta iri kureba nk'umuntu wari ufite ubukwe muri uku kwezi yego ku giti cye wowe ntabwo ushaka kubyumva yego umuntu wagombaga kubatizwa muri iki cyumweru akabatirizwa he wowe ntabwo uri kubyumva kuko yagombaga kubatirizwa muri hantu yego none harafa ntabwo yahimura arajya he insengero zashize se wari uzi yuko mu Rwanda bafunga insengero ibihumbi zigera muri 5 tukajya gusenga ariko buri wese agira imyemerere ye
ya hantu mbere yuko batizwa urwo rusengero ni rumwe ku isi se oya sabe tureke kugira ngo tugire ubu ngubu ni urugero ntufite cano yawe cyane Chita ntafitiye uzi ko ufite n'abantu bagukunda badakunda Chita na Chita nawe afite abantu bamukunda batagukunda atanakureba reka tujye mu rusengero bisanzwe ngende ngira ngo reka tujye mu rusengero amarangamutima y'umuntu nyine reka turebe dore ikintu leta ireba agafara leta ireba icyo bita inyungu rusange inyungu rusange ntabwo ireba inyungu z'abantu bake wabyumvise muri make ireba inyungu z'abanyarwanda ntabwo ireba ngo urumva ngo hari umuntu agomba kubatizwa kandi benze ubushera ngo ubwo buzapfa ubusa ubwo bushera nabuhomba umunyarwanda akagira ituze ntacyo bitwaye murinda nkuba urinda mu rusengero gusa ariko mureka twere kugira ngo urinda hese ku nzu yawe ntawe washyizeho wowe ushyizeho cyangwa ntawe washyizeho inzu nyine wowe ushyizeho yareka agafaranga ntabwo uri kwemera aho nkubaza uretse gato nanjye nyine wawe uriho ndakubaza aba bakristo bose bahuriraga mwazira nsengero iyo batashye ngo babamo zibamo imirinda nkuba tekereza ko ntazihaba se ushuwase ko nkubaje niba wowe ntawe uhari ahubwo wamwira niba ntawe washyize yewe niko nzi ngo zirenga 10 ariko nyine iwawe uriyo cyangwa ntawe uriyo umutekano uba muri stade ari nawo biwe mu rugo oya nabanza mbwire iwawe kuki buri munyarwanda sibyo kuki buri munyarwanda yubaka inzu bakamubwira bati shyiraho umurinda nkuba urakoze cyane kuki nyine buri munyarwanda bibwirwa iki baramufungira cyangwa ngo baguta ushyize none si zubatswe bitaraza erega umenya ngo ari ibintu biri kuza ubu izo ngizo nyine nazo zigenda zisenywa hagenda hubakwa ibintu bigezweho kafaranga uzi ko hano uri kwitsinda n'ubwa mbere nkubonye witsinze ntabwo ndimo nditsinda n'iyi nzu yuzuye baguha cyangwa dore engineer wawe nguyu hano n'iyi nzu yuzuye ujya gusaba cyangwa cyitwa ngo iki engineer bagusaba iyi nzu baguha icyangwa cyo kujya kuba mu nzu yawe nawe umurinda nkuba engineer avuga ko yawushyize urashaka ko undi mukristo ahantu hatari umurinda nkuba ntago hari ibintu mwege murimo muranyumvaho nabi hari ijambo nakoresheje ryagutse rirumvwa n'urishaka navuze ngo igihe bavuze ngo hano hantu bagiye kwacisha umuhanda wa kaburimbo ariko umuhanda wanyurwagamo abaturage ariko ibyo bintu uwo muhanda bakaba ugatinda kujyamo kaburimbo ndetse bakaba utwemereye 2025 ntago bawufunga yego icyo ni igikorwa remezo cya leta kandi leta ishaka budget ariko ukoze business yitwa urusengero reka mpera ahantu ane ni business niki urusengero ntabwo ari business niki ntago urusengero ntabwo ari business urusengero ntabwo ari business ade terasetse urusengero ntabwo ari business ntabwo ari business ni business cyangwa siyo ikibazo singewe ntabwo nkora biriya bintu ntabwo nyine nshaka kubaza uko ubibona nimba babikora ari business uko ubibona ni business cyangwa siyo uko mbibona nabwo dore uko ngewe mbibona iyo ngeyo mba mbona nagiye muri iyo nzu yitiriwe izina ry'Imana ngasenga ugataha ababikora nimba ntabwo ziri ari business cyangwa atari business gafara wemera ko ari business urusengero nawe ni business yitwa Bishop Gafaranga se nta kibazo mbaza uko ushaka ariko ikintu nemera cyo urusengero ni business cyangwa se business ntabwo ari business hari insengero zigira amashuri yego bigira ubuntu hari ikintu ngiye kugusobanura hano muri aka kanya uretse gato ikibazo musetse mbere y'ibyo yuko subiza ni mutereka ngo subiza uretse ngo bakibaje wemera yuko mu muryango habamo abanyabwenge hakabamo n'abatari abanyabwenge mu muryango nta gice na kimwe kitabamo abanyabwenge n'abatari abanyabwenge. Wemera ko mu abanyabwenge banyapolitiki habamo bigwari hakabamo n'abanyapolitiki beza bakorera igihugu yego wemera ko hari abajya muri politiki bagamije gukorera inda zabo gusa ari ukuhuha yiyegereza ariko wemera ko hari n'abandi bantu bajya ku buyobozi uwo nguyu yafashwe arafungwa urakoze cyane niyo mpamvu mvuga ngo no mu matorero rero no mu matorero harimo abantu baje gusana imitima y'abantu bavuga ati abantu baze hano bahabwa amagambo ahumurizwa imitima babashe gusabana n'Imana atari uburyo bwa business bw'amafaranga bufatika none hari n'abandi bantu bo baje bo intego yabo ari business ariko ibyo ntago byamo ububasha bwo gufata isengero zose ngo nzite kari business oya ntabwo ari business hari abakozi ngira urusengero rutari business kandi njye nkubwira ko nari Imana ku munsi w'urega ikibazo defo moto ariko ku munsi w'urubanza amakosa umunsi Bibiri mbwira ku munsi w'urubanza ntago bazaburanisha urusengero bazaburanisha nge nawe umwe manzo nyumve neza bazaburanisha urusengero ane bazaburanisha urusengero cyangwa n'umuntu ku giti umva ukuntu bimeze ahubwo ni byiza bazaburanisha umuntu ku giti cyangwa n'urusengero ubwo azaba ari umuntu ku giti n'umuntu ku giti hari ibintu nta rusengero bazaburanisha manzo nyumve neza wari uzi neza ko mu bwami bw'Imana
uriya mwana wabyaye uzamubazwa? Bazambaza ibyanjye bamubaza ibye. Buretse gato Reka ibyo nzamukorera n'ubundi bigize ikosa cyangwa icyaha nakorera umwana wanjye ni nk'icyo nagukorera imbere y'Imana. Urakoze kuko turi abana b'Imana. Ukuntu wabazwa turi abana b'Imana. Ukuntu wabazwa ukuntu wareze uriya mwana wawe ntabwo ari ko wabazwa uko Bibiliya ivuga iki ku mwana wawe wowe nize inshingano iguha? Oya buretse gatoya Bibiliya ikintu imbwira Bibiliya noneho mwanya w'umwana inarenga n'umwana ikarenga n'umugore ikajya no ku bakozi bo mu rugo ku bagaragu dutunga. Ni nk'uko izambaza agafaranga ikambaza na Annette ikambaza. Oya ikintu ubu yakubaza ushaka kukubaza ati se uri mu kiganiro na Sabe focus yawe yari iyi irabaza wowe ntabwo irabaza Simbi. Yego n'urugero nuko rero uri urakurikira Simbi TV mwijuru ntayo impamvu na oya ntayo ariko ibi ni ibikiza ni umuntu se ni umuntu iba yose ikibazo cyane company ntabwo zizajya mu ijuru se iyo mukireka nkavuga buretse gato yego rata umuntu abazwa ibye. Urakoze cyane rero nimba muri akanya wemera yuko ntago uzigera ubazwa umudamu wawe? Nzamubazwa nk'umuntu ntabwo nzamubazwa nk'umugore wanjye nkuko nabazwa Annette kuko imbere y'Imana turi abana b'Imana sibyo Annette? Bakubaza uko bakunda mugenzi wawe nkuko wikunda uko bakubaza umugore wawe niko bakubaza umugore wanjye. Ndamutse murebye nabi ndamutse mututse ndamutse nkoze bya bindi mu mategeko 10 y'Imana nkabikorera Annette. Ese wagize ngo urakeka ko umugore wa hanze n'ubundi muzashwanira kuki ko mutahuye? Uzabazwa uwo mwahuriye muri business. Ntago umuntu utahaye akazi utari umukozi wawe wakozi wanjye ntago uzigera umubazwa. Ntago engineer Gasana azigera abazwa inzu yarakonaniye. Ntago azigera abazwa ino nzu ya Simba uburyo wenda kuko hari ukuntu yakozwe. Hari umuntu ujya kubaka inzu yarangiza bakavuga ati iyi nkingi irajyamo imifuka 30 ya sima akanahabwa ayo mafaranga. Yarangiza agafata agashyiramo imifuka 10. Uwo muntu azabazwa bya bikorwa bye. Hari umuntu wahawe akazi ko kwita ku pfubyi n'abana ba mu muhanda agahabwa izo shingana agahabwa na bije zo gufata abo bana akabakura mu muhanda. Azaburanishwa uko abo bana azabibazwa ku giti azabazwa ibye. Of course nyine azabazwa kubiye mu iki ibya none se wemera amategeko 10 y'Imana? Ndahemera. Ikintu kitavugwa mu mategeko 10 y'Imana ntabwo kirimo niba tugendera kuri Bibiliya. Nibyo cyangwa si byo? Keretse niba utemera Bibiliya. None se kitarimo ubwo turagisubiza gute? Ndetse gato nibaza dusubire ku rusengero. Yego ndi ku rusengero kugira ngo dusubire ku rusengero. Twe tuvuze ko atari business. Yego utari kwari n'ababigira business. Yego mu by'ukuri biravanze kandi leta ireba muri rusange si byo? Mu by'ukuri nta rusengero n'umwe rutatura. Abantu ntaramenya neza naba Yehova nibo ntaramenya neza ariko abandi nagiye nkurikirana nsanga nibura hari amafaranga runaka atangwa. None leta irimo irareba ineza y'umuturage ifasha umwanzuro wo gufunga insengero zimwe na zimwe. Erega hano ndimo ndababaza ifasha umwanzuro wo gufunga insengero zimwe na zimwe. Birakwiye cyangwa ntibikwiye? Kuri ngiye nk'agafaranga yego hagabanywa imbaraga biri gukoreshwamo. Hagakoreshwa izingana gute? Hagakoreshwa izo kwegera abantu. Ubundi urabo kwegera. Hari umupasiteri wakwiye ko batamwegereye? Hari umupasiteri wakubwiye ko batigeze bamuvugisha? Urakoze cyane. Hari undi kukubwira nakubwiye ko muri aka kanya murinda nk'uburagurwa cyane ni mutura na toilette iragurwa ariko muratura. Hari ugusanga umuntu kuyijyamo ni ubuntu cyangwa barishyura? Kujyamo ku nsengero toilette turishyura ntaho cyangwa ntaho twishyura? Turishyura. Ni ubuntu turishyura. Sibwo nizi wanyu twebwe turishyura. Hari n'izindi nsengero bishyura ahantu henshi barishyura. Ubwo izo ubuntu nizo bafunze nawe urishyura? Abantu barishyura abenshi barishyura. Ntabwo ari najya ni ukuvuga ngo izo batishyura ni izidafite isuku ariko izikorerwa isuku zifite uburyo zigenzurwa zirishyura. None niba leta ikontorora igasanga zitujuje ubuziranenge zishobora gutera abagore infection cyangwa izindi umuntu ashobora kuyigwamo kuki leta itazifunga? Ariko uretse gato ariko reba urusengero batuye rufite toilette y'ibiti. Uruvuze ku ndwara bita infection y'abadamu bakandura muri toilette. Wemera yuko hari ingo ngenda vuga nkanjye erega urugo ntabwo gatoya uretse gato urugo rutandukanye n'urusengero batanga. Barakubwira ngo iki urugo rwiza urugo ruzakwerekana itorero rizima. Leta ariko bitekerezo bya kitakurusha ibyawe nta kibazo oyanze kubyumva byose ni byose cyangwa se wemera yuko muri aka kanya hari ingo zubatswe kubera zifashwa n'isengero mu buryo bw'imiganirizwe mu buryo bafashirizwayo kugaburirwa ibiryo se kwambikwa ibiryo. None se bagiye kugaburira umukristo uretse wumve kurihirwa amashuri. None se bagiye kumwishyurira ibyo kurya batarakorera isuka ahantu yirirwa sengera?
twese tureke kuhita dushaka kugira ngo tugere ku rwego rwo kunya twicaye tuvuye gusutama ejo bundi haba n'uri gufata umwanzuro wo gushyira nawe arabizi umunyarwanda ufite imyaka 45 witumye adasutamye hano ntukire muri kombe aho se u Rwanda rugana rero ho gusutama ndabyumva bari ushaka ko tujya mu gusutama kandi twarabivuye nshaka kuvuga nicyo ntabwo mvuze ngo tugume mu gusutama tuve mu gusutama n'imiyenzi urayizi ko na hano mu mujyi wa Kigali ingo nyinshi zari imiyenzi niyo urashaka abantu bazana imiyenzi ko dushaka ko tuyikuraho ntitwabyumvaga kimwe ariko ntabwo begeze bavuga ngo reka dufate umuturage kubera ko urugo rwe rufite imiyenzi na kaga tuwarete binaganikaho reka dufunga inzu ahubwo habayeho kuganizwa uko abantu bagenda baganirizwa kuko raje gusanga amanegeka ntago abahana ba mu mutwe iyo uganirije umuturage cyangwa se ukaganiriza uyoboye mukagendana udashyizeho izo mbaraga ibintu bigenda neza kuko muri aka kanya ushobora kuburatse gato ushobora kuba turi kwemeza ko duca affection z'abagore mu rusengero ntago ari affection ni infection kuko ushobora kuba ari affection byaba ari byiza affection bitabira byiza nta kibazo ushobora kuba uciza ndwara ziterwa na toilette mu rusengero ariko ukabuteje akandi kajagari reka nkwibariza gatoya kugira ngo ikintu cyumvikane neza leta yifashe imyanzuro yemera ko itabera urabyemera cyangwa ntubyemera ishingira nyine ku nyungu umuturage ari abantu bashobora kwibeshya buretse nyine mbaze Anete ndabaza Anete nimubona ndamuvana mu kiganiro n'abantu iyo bafunze utubari tumwe na tumwe tutujuje ibisabwa abari mu nyungu zande abari mu nyungu z'abaturage yego none se wafunze insengero zitemewe zubatse mu buryo bunyuranyije n'amategeko zidafite ibisabwa abari mu nyungu zande erega nawe ndwizera ko atagiye aho ngaho naho kunsubije ku tubari ntabwo yageze ahakana ko bitakorwa mu nyungu ahubwo yari yavuze ngo ubu kugabanyirizwa ni nka kwa kundi kuvuga ati byibura twabagezeho twabonye mufite ikibazo toilette zitameze neza nabajije ntese muri siri ko abapasiteri ba nyine insengero bategeze bavugishwa Okay, watubajije twebwe ko turi tubaza nkatwe tubaje nk'abapasiteri ariko mufite insengero mubarizwamo turi gusubiza rero nk'abatara abapasiteri gusubiza nyine uko twebwe tubibona nyine wenda mukurikije izi toilette mwazikosora kugira ngo abantu batarwara infection dore ikintu bakoze nubwo batabyumva none se mu gihe leta ikoze ubutabazi nta bantu ujya ubona itikura mu bishanga vuba vuba kandi nta kibazo wenda ni mu nyungu z'abaturage ni mu nyungu z'abaturage niba hafunzwe akabari katujuje ibisabwa ni mu nyungu z'abaturage urusengero ni mu nyungu zande byose rega twese turi abaturage b'u Rwanda ni mu nyungu z'umuturage bareba mu nyungu z'umuturage nibere kosa wumva ryakozwe mu gufunga izi nsengero ngewe usibye ko iki kibazo twari twanakivuzeho oya nagisubije navuze reka nsoreze kuri iki kintu wumva ari nk'irihe kosa ryakozwe mu gufunga izi nsengero ikintu cya mbere ikintu nge ndavuga nkanjye nk'agafaranga rega n'ubundi ni wowe nta wundi nkanya nk'agafaranga nari kumva ko hagomba kuganirizwa cyangwa se ubwo nimba baraganirijwe barahawe igihe nta kosa nimba bano bantu barahawe igihe cyo gukora bino bintu ntibabikora yego haba hari imikosa ariko nimba uretse gatoya utararenga aho ngaho hari urusengero rushinga rutazi ibi bintu rutazi ko rugomba kuba rufite rwujuje ibi n'ibi twebwe hari urushingwa rutazi ko rugomba kubyuzuza twe twakuze tuyoborwa n'abapasiteri batazi gusoma no kwandika nyuma yabwo tuza gusanga bagomba kwiga ariko habaye igihe cyo kwiga ntagoya bamwe bavanyweho ubu muri aka kanya ubu tuvugana tureka ibintu by'ibintu urusengero rwawe rumaze imyaka ingahe mu Rwanda urusengero rwawe ngengera urusengero tangira aho sengera bafunze insengero uti nta rusengero ngira ndavuga rwo ngengera aho nteranira nta rwawe ugira se ngewe nk'urwanjye nashinze urwawe ntarwo ugira nashinze nkanjye ntarwo urwo ngewe nashinze urwawe ni uruhe urwanjye naho mbarizwa afite umushumba unyobora ariko urwo ni urwawe uruho ni mu rugo ntago ari iwanyu urwo ni urwande ni urw'umushumba ni urwe urw'umushumba kuki barufunze mukaba mwarakaye mwumva ari urw'umushumba narakaye kandi ukumbaza ni urw'umushumba cyangwa ni urwanyu uretse ngo baze gitoya uretse ngo baze gitoya ufite ababyeyi yego cyangwa erega nawe urambaza nka yego none se usanzwe ababyeyi babafungiye wanezerwa bafungiye ababyeyi babafungira iki babakuyeho babafungiye iki bakoze amakosa oya ndashaka iyo batuye mu gishanga babavanyeho ariko uribuka bakuye mu gishanga uzi ikintu bakoze amakosa se buretse bakoze amakosa banza unyumve neza nyine bakura mu gishanga bakoze amakosa abakuye mu gishanga leta yakoze amakosa nta midugudu yabubakiye none se yafashe igihe leta donko yubaka insengero ntabwo aricyo kintu nayo oya ariko ikintu gikurikira izi n'agaciro kabyo banazubaka
ngo izi n'agaciro kabyo. ahubwo murava mugana arishimye ashobora kuba harimo akati agakisi nureba bafunze bakagushimisha oya nta rusengero bafunze rwanshimishije ari ikindi kintu buriya sendire uzi se ikindi kintu uzi ukuntu ngende kuyibona ikintu nakubwira Gafaranga yarakaye kandi ari kuba kutegera bafunze neza abapasiteri ntago ari ukurakara uzi ikintu nge nakubwira kirenze nta waba utandukaniye na wa muntu uri gukora cyane ariko utarimo urita ku mubiri wawe. So rero ikintu cyangwa se hari agashushanyo nyambona k'umuntu ufite urukezo yicaye ku ishami ari kuri tema. None se ko zafunzwe ejo abantu ntibagiye gusenga? Urakoze cyane. Hanjye nagiyeyo. None se ubwo ikibazo ni iki? Urakoze cyane. Icyo nakubwira gusa kirenze uko muri aka kanya niho tugiye gusoreza. Muri aka kanya ntago hano ubu turi aka kanya nzi ahantu ubuzima bwanjye bwanyaho buturuka. Nahubaha nzi impamvu nicaye hano nabyubaha nzi impamvu Gafaranga na Murava ndavuga ino sheni iriho nabyubaha nzi impamvu Sabe yaje kushyigikira no kuri Gafaranga na Murava nabyubaha ariko nazi impamvu nabifunga cyane nabisenya. Oya ntago ari kutamenya impamvu kuko igihe urwo rusengero rumaze leta yararubonaga ndetse inatanga umwanya uko byagenda kose kugira ngo abantu biyubake uko byagenda kose simagara leta ndimo nababarisa gatoya gerego wanatsimbariye ku mazu nanjye ndahatsimbarara utuvuga abantu bose bo manege kabararangiye ni gahoro gahoro. None si imihanda yose yaruzuye kandi ugomba kuzirikana ko inzu y'umuntu itandukanye n'urusengero. Wowe wubatse inzu igiye guhurirwamo n'abantu benshi leta igomba guhita ikureba. Wubatse stade buri muntu yemerewe kubaka stade ushobora kuvuga uti jewe ndi umushoramari nitwa Gafaranga nabonye amafaranga ndashaka kubaka ikibuga cy'indege. Leta ntabwo yavuga ngo hoya yakubwira ati nta kibazo go ahead yego ariko uzi ukuntu byagenda ndavuna none sasa uretse nyine n'urusengero uvugira kuri uwo muntu ugiye wemera ko ikibuga cy'indege ugiye kucyubaka bakubwira bati ugomba kubahiriza ibi n'ibi si leta y'u Rwanda noneho hari n'ikigo mpuzamahanga gikurikirana ibibuga by'indege kikazana kikareba cyaha cyaba gikoze kuki urusengero rwo rutakubahiriza ibisabwa. Ndi kuvuga muri aka kanya banze tubyemere tubanze twemere yuko hari abantu babyaye abana mu buryo butemewe ariko baba bana yego twemere ko hari amatorero n'amazu yubatswe mu buryo bw'akajagari ariko arubakwa. Hambere hari insengero bafunze nyinshi zabagamo abapasiteri bamwe ubona hano kuri YouTube ntabwo uri mu bantu bavuga ko bagize neza gufunga izo nsengero. Ba nyiri izo nsengero benshi bari hano kuri YouTube. Urakoze cyane umbajije ikibazo cyiza gisubirishe n'iki aho nanone buretse gatoya ubu tuvugana dufashe YouTube ibyaha biberamo twise dufunga amasheni yose ya YouTube twaba dukemuye ibibazo. None se bafunga yose cyangwa bafunga bakora ibyaha? Ikizoka bafunga yose none muri akanya ari amadini yose afite ibyaha ari amatorero bafunze afite ibyaha. Urusengero sinzikora icyaha gikorwa n'uwayubatse. Erega ntibanafungiye abakristo bafungiye uwayubatse. Bafungiye abakristo muri rusange. Bafungiye abakristo gute? None se ubwo pasiteri ajya gutangira urusengero agishije inama abakristo Sabe wisha cyangwa yararwubatse ajya kubahamagara. Rega nkubaze unsubize nutsinda sava nutansinda nabwo nta kibazo. Rega dushobora no kudatsindana ariko ikintu cyo nemera ngiye nkanye nka Gafaranga navuze ngo mbashije byakubabaje. Yego ane byakubabaje nagusubije kare ubwo rasubira inyuma bajye kubyumva. Reka dusoze buri mukristo araza kwandika ko yabyakiriye. Gafaranga babwiye ko yabyakiriye Aneta babwiye ko yabyakiriye mahitamo nayanjye. Ese byakugendekeye gute? Ibyiki byakubabaje cyangwa byagushimisha? Ko habaye iki barufunga batarufunga neza barufunze na hombi yewe nakubazaga nyine wowe yewe na hombi iki n'urugero Sainte Famille bahageze bagasanga itujuje ibisabwa wita nzamuka Saint Michel bayifunga rega bahita ngigikondo nta nshingano mfitemo ngo urumva uzi inshingano mfite mu muryango remezo. None se banza wumva icyo reka dusoze nimba wava aho ngaho ugahita ugenda insengero se nyinshi. None se n'urugero kwa Rugamba bitwa ngo n'urugero ntanga urugero kwa Rugamba Beteside ni ishami rimwe mu Rwanda cyangwa bagira menshi? Ndizera ko bafite n'ahandi bayifite n'ahandi henshi. Ukuvuga ngo niba hari natwe harimo Kiliziya bafunze niba indera bagiye bagasanga hari Kiliziya itujuje ibisabwa kuki batayifunga abantu bakajya ahandi hazima.
ngo byandakaza leta irimo iravuga iti ni kubw'ineza yawe bisigaye ni ibya leta. Ane wakoze cyane, Bisho wakoze cyane kandi wihangane. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bigahinduka. Gafaranga nagira ijambo avuga. Oya ntaryo rata Gafara. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bigahinduka, sibyo? cyane Bizagenda neza kandi bazazifungura ejo bundi humura. Irabimbwiye. Irabimbwiye. Reka nkubwize ukuri. Zirafungura. Ntugire ngo iri kukubeshya. Zirafungurwa.